Ndi papa sava. none se ikirana warakishyuye cy'ukwezi gushize mama se urabizi neza ko nta deni na rimwe ndimo habe nayo gukererwa pe kuko bwa nyuma tuza gutanga amafaranga byose nahise mbikuramo hako reba nyine ndimo ndabireba kana ari umunsi wasimbutse gutanga ariko yatanze gukurikira yatanze ayikubye igihe se twajyaga gusura Didasiyene watanze amafaranga cyangwa wakoze kuri aya ngaya nyine bayakozemo niyo mpamvu ejo bundi umunsi wa nyuma njye natanze amafaranga menshi natanze y'ibirarane nari ndimo and then mpita ndenzaho ayo bakozemo kuko bayakuye mu yaye bayakuye mu yararimo kuko hari aho ndi kubona numanuka ukareba hasi kuri total uratubona ko ayo natanze ari menshi nyine sigaye afite amafaranga ntabwo kiraranya umva wabi kambare noneho ndebe niba bihura n'imibare mfite hariya dativa ntaheruka gutanga ntaheruka kuza mu nama ahubwo se sibo batuma dufata inyungu ya makenya inyungu ubwo wanze noneho mu kuzayigabana hazabamo intambara pe kubera yuko nako nta kibazo cyakabaye kirimo nyine abaye nta deni yafashe mwafata mu yatanze ararifite ahubwo rirenze imigabane afite ideni ry'ibihumbi 55 kaneceshekera ariko nyine kosa riba ari iryanye uko ufitemo amafaranga erega niziritse umukanda yego hari n'abatangiye 30 icyarimwe cyane abuze ntawe uri kubona namaraga nk'iminsi 2 ntayatanze nkatanyashyira muri ukashyira muri nawe ni wabaze 115 ewo yabara neza mama sana wabonye ngaho bara neza kuko ari kugera muri 200 na 200 na cyabara neza do urupapuro rwose narugije ego umbu bushizwe navuye hano nabyibariye yes we nyavana nabibaze pe rero kana n'umwarakoze totali ya 80 220 ndo umukobwa we yafitemo pe kanaze mu bivure mu ikayi Magana 20 agusubwo amafaranga y'itsinda kuyafata ntabwo babyoro ntabwo zimugira kuyabara ntiwaba umpaye ya ntuza nkayuzuza sinumvirije mwaradokaranye ngo ntako yasohokana basigaye bavuga ngo ntibasasinya amafaranga badafite mu ntoki okay ariko nanone bwose ubwo nsinye wa mugano ukahita uyajyana najyana nibyo da ariko banza baraya urebe niba yuzuye
habura 5 ubu ya 5 ubu nayo ufite ibirarane nk'igihumbi na 100 ubwo ugiye kunyandikira amazina yawe hano, nimero y'indangamuntu, telefone, hano urashyiraho umubare w'amafaranga, hanyuma naho urashyiraho umubare w'amafaranga noneho usinye kugira ngo njye kubitezaho kashe. Ndi kubona byose biri feda. Gusigera yewe nibyo twakomeje kwitsa imitima ni amahoro gusa. shamado hari igihe umuntu ari gutekereza ukabura nk'aho uhera ibintu ariko umutima wawe uri kure. ahubwo njyewe urabizi ko wambwira nubwo nunduta cyane ariko urabizi ko ndi inshuti yawe ntabwo wabura kunganiriza kamere mubaye hari ikibazo ufite. rero madudu mfite ikibazo gikomeye, mfite ikibazo cy'urugo rwanjye. kugeza ubu njye n'umugabo wanjye ntabwo tubanye neza. aragenda nkamubura, yagaruka gukora inshingano ni ikibazo. noneho yarambwiye ngo ku kazi ngo babagabanyirije imishahara. sinzi ikibazo umugabo wanjye afite. ubu abakobwa banjye babirukanye ku ishuri. Kuki? Ku buryo bashobora kwirukana abana ku ishuri papa sava akora? wumve ngo numvaga nutazi uyu munsi kuyafata ndi buyishyura ishuri, ndi bufate 100 nkishyura ishuri, ayandi nkazayakoherereza ariko nkanagusaba ko wakwihangana nkazayakwishyura. ariko wumve ngo mfite ikigeragezo gikomeye. urabizi abana bagiye mu bizami, nta mafaranga mfite, urabizi bankuye mu kazi. papa sava sinzi ahantu akorera, sinzi umudayimoni uriyo, nta mafaranga acyura muri uru rugo, ntabwo nzi ikintu cyo gukora. ubu ku buryo wifata ukagata ikintu cyakemura ibibazo ni uko ngenda nkafata amadeni ukaguza mu bantu bose. none se nakora iki? ejo ndi ndakubwiye ko babagabanyirije amafaranga. ahubwo wabinyibwiriye. papa sava ni umuhanga, uramugabaza ubwenge byatanye. mva nkubwira ukuntu byagenze, sibyo? subize ko papa sava twakoranaga, yego na njyewe ndi secretary, ntago nari ndi kuri ntuza level yiwe, ariko nyina ahantu akora niho nanjye nakoraga. rero ukuntu byagenze, hari harimo abakozi benshi muri kampani, benshi pe ku buryo nyine ugero kibaza nk'uyu muntu ashinzwe iki. nawe ubwo kuryo cyo kumaze ukora icyana hagatisha ntago nza akazi kanjye cyo mva nuko mpembwa tu nanjye pfa kuba naje nyine nkahirirwa.
rero boss afata umwanzuro aravuga amafaranga ndimo ndayasipendinga kandi mo hano mfitemo abakozi bakora neza. Afata umwanzuro wo kwirukana ba bantu benshi nyine batitanga cyane. None afata ya mafaranga bahembwaga nyine yameraga nk'ayo mafaranga ari kuyasohora gusa nta musaruro uri kuvamo. Arayafata ayongera umushahara ku bantu bagumye mu kazi, ku buryo buri muntu wese bamwongera 120 hafi aho ngaho ku mushahara yari asanzwe ahembwa. Umushahara mu bo bongeje amafaranga na Papa Sava arimo. Ubu se ubu ntabwo uzi icyiciro akoramo, ntabwo uzi ikintu ashinzwe hariya koko. Njyewe rero Madudu wumva mvugira ahangaha ntajya nyemerera kongera ku kazi ke. Nabuze icyo gukora. Birumvikana izo wahagera gute ko babaye bakimuha amafaranga akahita ahindura biro. Ubu yavuye hasi asigaye agendera hejuru cyane. Yahinduye biro. Uburaho wirirwa wicaye hano uriranga abana babirukanye ku ishuri bro. Uzi umukobwa usigaye urya amafaranga ye. Reka mbwira mu kimina cyacu umukobwa dufite uteye neza kuryo tugati umwana afite nyashi ateye neza nyine umuhagarika ariko gati uyu mukobwa ni mwiza si kidomange. Noneho umukobwa Papa Sava asigaye amafaranga yikubye kidomange nk'inshuro 100. Niwo mukobwa ufite ikibuno ku buryo ubanza na visage mu maso n'ubwo utayitaho n'ubwo mananye n'ibindi bintu byose n'ubwo wabyirengagiza ukimuhera inyuma nawe amafaranga wahita uyabara. Uwo rero iyo yinjiye muri kampani Papa Sava yatagera kakaguru kandi ati iriya mari ni yanjye akatatangira kumubarira amafaranga. Umwana asigaye yaje nta modoka afite ubu asigaye agenda mu modoka. Yamuguriye imodoka. Niwo mukobwa ufite bro. Nese iyo modoka ni Papa Sava wayimuguriye. Gute ahubwo ko niyinze ejo bundi nureba nabo uzaba wishotsemo akayinjiramo. Ahubwo komeza wasame wowe baranagusohora mu nzu. Umva ariko nyine pe afite umwana mwiza nyine. None se umwana mwiza simbyanze namugire pe ariko sino n'uwo mwana unamubuza gukora inshingano ze koko. Umugabo udatekereza ku bana yabyaye. Aho umugobwa nuwe w'ikigoryi ku buryo ngiye waza umpereza amafaranga nkajya kukubwira ngo ese wahaye amafaranga mu Masava ahira abantu byo si babinde. Ngiye ubona bandi gutekera ibibazo byanjye nangiza nkaza nkashyiraho n'iby'urubyaro rwawe nubwo mwabo mwaburaye ntabwo byaba bindi. Kuvuga ko Papa Sava asigaye ahembwa amafaranga hejuru 1,800. Fata umushahara yarasanzwe ahembwa wongere handi mafaranga. Kandi noneho wowe wifata utwo dufaranga bagiye bongera abantu bo hasi. Fata reva asanzwe akora wumve noneho wayo bamushyiriye. Ubwo bivuze ko ashaka kubahembwa miliyoni ashobora kuba yigezamo cyane. Niyo mpamvu ushobora kumbwira ngo ubafasha abana barabirukana kubera amafaranga y'ishuri ntabwo ibihumbi 100. Ibihumbi 100 ko se buriya mukobwa ayo mafaranga anayamuha ntabwo ashobora kuyemera. Wibaze ko none asigaye akanterera ibihumbi 50 ngo ari byo mahisha ukwezi kose. Kandi yaza muri weekend akavuga ngo arashaka inyama n'ifiriti arashaka amakoko n'amafi arashaka kandi ukuntu kukaza bayiyemeye ngo ngenga ibintu byose ngo nkora hano ngo mba nabihere ngo mu rugo ngiwanje. Nyine y'abandi bago bari kumuserereza ngo busubunga iki cyana ntigiye gutwara amafaranga menshi wahita ugata ariko bita umugore wanjye ko mba namusiza ameze neza. Wajya ukareba so ko igikoni kitasenyutse atanze kugisana. Ariko Masava nawe niwe ubigira mu bugori. Wajya atahubwo kubitamo mu wigi nawe ukambara mu minu ukamwereka ko gishoboye. Wa muntu nta kintu mfite cyo gutarika hariya pe. Sawa nyine reka abana bagifite bagukureho amafaranga y'umugabo. Umva sha reka rero njyewe nigendera ubwo nyine urihangana nese nakubwira. Nese njye wamba urukanguriza 100 Madu nzakora uko nshoboye iki cyumweru kizashira nayaguhaye. Basi nzishirira abana. Ubu ku buryo nafata igihe cyose mba nariziritse hari inzu ntago ndayishyura. Urabizi inshingano zose nanjye ubwanjye mba mfite ku giti cyanjye ubwo se urumva nyaguhaye nasigarana iki tuvugishije uko. Madu reka nkubwire wenda ntago nzi ko wabyumva pe ariko wumva ko mpangayitse umutima wenda kunturikana. Basi nishyura ishuri nsigare ndwana no gushaka ko kwishyura kubera ko abana ejo bazatangira ibizami ejo umusibe ejo kuwa mbere. Oya pe mama samba barira mbafite inshingano nyinshi ntabwo byankundi. Ahubwo ubwa mbere mubujuje amafaranga. Oya shayihangana mama se yangana nawe yakure ku mugabo wawe pe nanyu mafite inshingano. Nese umugabo ndayamukuraho nese unda guhereza urashaka ngahise baza. Ndashaka 100 byonyine. Cyete ngo aya 20 arenga. Ubuze ubunagoreza 100 nkasigarana iki. Umva ngiye kuba ariyo nguhereza ubwo nawe ushaka ikintu urakora mari 100 ntabwo nabikoresha ikimado.
umugabo wanjye yambwiye ati muri weekend ntabwo azaza 2020 ndabijyana imbere y'abarimu babyemeye koko ihangane wa muvandimwe we wenda ninjya kukwishyura nzareba agafanta ndenzaho Imana iguha umugisha ngo nyine nkongeyeho 80 ariko nawe ujye umenya ubwenge kamemu ntabwo umugabo yaba ahembwa miliyoni ngo ujye wiruguza abantu amafaranga nta makuru nari mfite sheri wanjye cyangwa ngo nanjye uzambwire ngende nyamukuramo noneho nyakuzanire wabishaka wese yanamukora urakoze Imana iguha umugisha mado kandi mwibuke yuko dufite kwitaba kwa Suzanne mubizirikane gutegereza ko nari ntugusheje amagi basukaryaho rimwe amagi umuntu agiye mu rugendo rwa benshi uyageretse ku bugari koko mu masava uretse na kurya amazi ubu yafite ku bwinshi urasukanura koko ntabwo umuntu yahabwa ubugari ngo ugere icyoho n'amagi pe ubundi ngo umaze kurya ukarenzaho akagi kamwe nibwo babize ko hari intungamubiri zose neza hari ibiri mu magi bitari muri ziriya nyama watetse byose si poroteyine ako pasava nawe uba warangaye pe wagomba kujya kwisaba nibura nimugoroba oya nzayijyamo hariya aze ko tuba dufite utwogoshaho ubuntu ni ukuri reka nkubwire ntabwo uba ugomba gukora urugendo usa gutya mu mutwe akase karagusokoza neza ugira ngo ariko ntabwo birashokombora oya ariko nanone ntabwo bisa neza kujya umenya ko umuntu wiyubashye ushaka ngo bajye bavuga ngo uriya mugore ntabwo yita ku mugabo ugiye kuvuga ngo nkunda icyubahiro harya hariho kamiruwari n'ubu bwanwa rwose ukeneye kubugabanyaho ngiye kujya kwihanaguza isume ku munwa warambujije ni bibi ese ubuzi wayihanaguje he mbere undi ngo isume ngo nicyo kintu gikora hose wowe warayihanaguje kuntuza ako twatwanwa twanjye tw'umweru dusigaye ari twiza yashaka agomba kutugabanya wagira ngo ni utumera reba hano ahubwo gusiga akarabo ubu izuba ryaje ahubwo urakagenda akanjye se ubundi akaguha cyangwa uragura akawe ndagura wenda ugura akawe kagura yirekera gusa ariko batagira ngo wabaye umugore reka nitegure ngende nawe nizere ko uzasigara amahoro nzasigara amahoro ariko uzirikane ko batubwiye ko umwana atameze neza dore uragenda kwibagirwa no kubahamagara ngo babaze ndabona ari ibyo reka turebe ubwo muzi yaranje aya mafaranga si ntabwo amuhaye amafaranga ntabwo amuhaye yabare ntese ntabwo uzi kubara 5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 nese uzamara igihe kingana iki ukwezi se tumara si ukwezi tumara ukwezi nzahayishamo 20,000 erega nuko yaranje nanjye mba ndi bwiyaranje n'amasiba hari yasigiye gutunga y'abantu oya ayo mafaranga se yose ubu yakikiye uyajyanye he uzi neza yuko hano ari ubusize inshingano ariko njye sawa kandi mwereke ibibazo biba biriho se abayoboye ko ngiye ku rugendo ngende samara masa
byoroshye ibintu sinzi ikibazo ugira. Uramfasha wandike cyangwa mbyiyandikire? Tugiye kubarira 20,000. kubibarira Yego. Andika ibishyimbo. Yego. Ikiro kigura 1,000. Ubwo wenda turagura ibiro 5. Andika 5,000. Andika ibirayi. Ikiro ni 800. Andika ibiro 5 nta kibazo nabyo. Ako si ibirayi ibiro 5 byamara ukwezi ra. Ko na 20 banza bitamara ukwezi. Nta cyandika 10. ubwo ni ibihumbi Ubwo ni ibihumbi bingahe? Ikiro ni 800. Ubwo ni 800. ako namwe nuko mama udashaka kurya za nuza bya bindi bigize Ibiki? ibise ko ari iby'amafiriti yo muri hoteli. Ibi nibyo waruzi ko ibijumba bigura 1,000, ibirayi akaba ari byo bigura 800. Waruzi ko imyumbati ari 1,000 kiro. Ubwo hano hasigayeho 2. Ngaho muri 2 kuramo imboga z'ukwezi. Imboga z'ukwezi urabyanditse za 2. Ngaho hano kuramo isukari, ukuremo ifu y'igikoma, ukuremo umuriro, ukuremo amazi, ukuremo igitoki, ukuremo umuceri, ukuremo yabarire neza uyampe aho ako papa sava kuki wikunda koko. Wow, wasigaga 100 waza ugasanga rwose agafi karahari, inkoko irahari, akanyama karahari. Uramanuka ugera kuri 80 ntiwabibura. Uriyifatura ejo bundi uraza 50,000. Kuko nabwo wasanze inyama mvisho none uko 20 bishoboka. Yego. Ukwezi ko ubu waba ugiye kugenda ukamara ukwezi yongiye. Ngo 20,000 bizagufasha ukwezi kose. ariko njye mba ndi safari. Ubu uri safari si urwuhinga yiki. Hari umugore uri bugaburire hariya, hari umwana uri bwishyurira ishuri hariya, hari inzu uri bwishyure. Ibintu byose ko babibahereza amafaranga ugiye kuyakoresha iki? Reba amafaranga yose uzinzu ujyanye. Maye ngo nicara ahangaha. Ngo mbarire 20,000. Ejo nuzi ugasanga hatungiye yanyokeresha igitoki yakimpaye, uvuze induru ngo nsigaye njya kurya mu kabari banansigiye amafaranga. Ako se maye urabuzwa n'iki? Urabuzwa n'iki kwigira ibyo ushaka ko numvise ngo muri restaurant ngo bavuye ngo ku 60,000 wariraga ngo ugeze ku 130. Ahubwo ubundi urya iki? Urya iki muri izo restaurant? Nkabo ni bande barazanye ayo magambo. Bishwe mbona baranakirukanye. Akantu kakaba kakiri akana k'imyaka 24-26 kagatangira kugira ubujajwa nk'ubwo abagore bashaje nabo barya ubugoro n'imbetezi. Ubwo agira amagambo kubera ko ari kurengera urugo rwawe ngo rudasenyuka. Umva papa sava. Ndabizi neza ko ndangaye gatoya. Nibi 20 utazongera kubima. Irega ndakuzi cyane. Irega ku kazi reka nkubaze. Ku kazi ushaka kwerekana kuri Bill Gates. Ubushaka kwerekana kuri Rubangura, ubushaka kwerekana kuri iki? Ukeneye ko baguhereza niba hano wanywaga byeri y'Icyatanu ushaka ko baguhereza byeri ya 3 kugira ngo yemeze ko uri umuntu w'umugabo. Ako wakwimenye. Hejuru se y'agapira gashyashya yaguze singo uwo wambaye ntucuye. Kandi ngukorera amafaranga. Woheruka kwigurira urukweto rwo kwambara. Bavuga ngo bavuze ngo bagira amagambo. Cyako uzongere witekerezeho. Ongere witekereze uko umaze kunanirana. Shyira amafaranga yangahe yo guhaha.
kandi wumve ko utazongera kumpa munsi y'ibihumbi 100 ngo bikunde. Nushaka usigarana 1000, nushaka usigarane 0 mu mufuka wawe, nkeneye ibihumbi 100 hano. Ayo nangahe? Sayo uzirije na se. Harya ngo kagira amagambo kari agakobwa. Kanteranyije nawe. Kana k'imyaka 25 kagira amagambo. Kagira amagambo ariko kakwishyurira abana ishuri. Kagira amagambo kakakurusha ubwenge kakaza kakishyura abana bawe ishuri byakunaniye. Shyirana ibindi 100 byo kwishyura amadodo. Gira vuba vuba. Shyira hano Minervare yanyishyuriye y'abana. Ibihumbi 100 bishyira hangaha. Wigize ndigabo. Reka ngo nawe mama sava ntago kwiye kujya gucuruza mu gasantre, ntago kwiye gucuruza imari irimo y'ibihumbi 500. Hari umugore mu fonctionnaire nyabaki. Wari fonctionnaire nyabaki. Ko najyaga mu isantre nkicuruza ntago natanaga 10,000 byanjye nkataha nishimye. Ariko maye ngo muri zabakire ngo ntawemerewe gusohoka hanga ngo umugore. Shyira hano ibihumbi 100 bifunze nanabura aho yahigire kutayabura. Shyira hano ibindi 5. Gusa kuko zinshingano zawe urabona ubaye umugabo mbwa. Urabona urumva ucitse umugongo kubera kuko zinshingano zawe. Ntago pasava. Mama sava nduwo kugera ku rwego rwo kuguza maduda amafaranga. Koko nitwa ko mfite umugabo wirwa wiyemera muri quartier dore aho usanze bateranye utanga 30,000 ngo nibigurira agacupa, aho usanze abagore bari kuvuga ubu bahereza amagwa n'ibiki. Papa sava wakwimenye ukamenya ko utari umukiro wo kujugunyanga amafaranga. Ubu ayo mafaranga yose uba warayatanze aho kugira ngo ujye kuyajugunya ngo kuri uwo mukobwa w'amabuno numva ngo mwirirwana ngaho mu gitondo muri gusomana mu muhanda mujya mu kazi nimugoroba. Ese undi bazatumugaruka? Umukobwa w'amabuno azatumugaruka mu rugo? Nyako se ugaruka gukora iki? Uzabugaruka gukora iki ko nta mwanya ukimfitiye? Wariye amanyama, wariye amakoko, wariye amafi, warengejeho amabyeri, warengejeho amawayini. Ukora iki se sha? Nibura wabiriye ngo muri weekend wumva ko nibura ukwiye gushinga ivi ukoza inkongoro. Kora ukuru kugenda gusurya wubungera hari ikindi kintu ushinzwe. Kwameze mbese. Umva. Nta kindi kintu na kimwe nta wundi mugisha, nta kindi kintu na kimwe utegereje kuri uwo mukobwa uretse kukugira ikigoryi mu mutwe no kukumaraho amafaranga ukorera no kukwibagiza urugo rwawe. Ese ubwo akubwiye ko atwitera wakora iki? Warera umwana cyangwa wamuzana hano? Wamubungerana ukamuzana hano? Papa sava
niba ugeze ku rwego amafaranga gutegeka ugeze ku rwego uri kurindimuka kuko ninguhaga nzakuruka genda ujye gufata ibikapu byawe ugende ndabe ko noneho uri bupfa kubera ko ugenda 5,000 nta soni kubabona mwirwa mwikize za ndiga cyangwa hamagara umukobwa kuguriza kuyo wamuhaye ubundi umaze kumutaho make maye se ngo ngende umugore